Kiyo ngoma warayisohoye ntabwo ndayisona ubangahe nyine this done man turebe ubundi ujye wemera Mico ari mu bahanzi yo umuramane katurebe ngwino ukamere hano wewe shiraho ena amafaranga he indirimbo tugiye kuyiha Mico urabyemeye n'imbere y'abantu okay aho ngaho turabyemeye cyane timini what's up family so mukuri subscribe kuri True Star TV support umuhungu wa Hasani let's get it thank you so much timini Hello guys, hope you're good. Ella 23. Do subscribe on True Star TV. Okay, musirikare utazwi sivugana n'ibipeti bikita kuko musirikare utazwi na bake badakina kandi bashoboye kama nayo yibundizo ncabari zumweru nzahitaho mwireke mumera imineke iyo nyende yafeze gifanira hose maji ko sinakoze byatumye nzinuka ibyimuwe no kwihangana Raiski bari marabuze utitano ko byo muvuga mwandika musatachi sinitabirizo n'amazu ubutumwa bw'amahoro nge ni badendi yuganyirwana aho byakomeye mu mutima nibagiye inzo byo nsize inyuma papa Hello guys, this is Casey Tricky, your girl on TikTok. Mukore subscribe kuri True Star TV show, supporting mungu wanyu Hasani Let's giri. Tricky. Yo. Umaze iminsi ubayeze I've been working stakazi. Sometimes in Badistu. Mungu naje muri show ya Afrique, nako muri show ya Afrique. Yeah. Ariko vuba ndabata mu muzika mushaje. None se Tricky nawe ufite gahunda yo kuba umuhanzi se? Kandi umuhanzi niga. Nawe uri umuhanzi. I'm an artist. Wambara ukanga bitara kuri Vibe. Kuri Vibe urabyumva. Ndabyumva nta kibazo. Iyo ngiyo muri studio bitegiye Vibe. Iri muri studio. Okay, musirikare utazwi sivugana n'ibipeti bikita kuko musirikare utazwi na bake badakina kandi bashoboye kama nayo yibundizo ncabari zumweru nzahitaho mwireke mumera imineke iyo nyende yafeze gifanira hose maji ko sinakoze byatumye nzinuka ibyimuwe no kwihangana Raiski bari marabuze utitano ko byo muvuga mwandika musatachi sinitabirizo n'amazu ubutumwa bw'amahoro nge ni badendi yuganyirwana aho byakomeye mu mutima nibagiye inzo byo nsize inyuma papa nase Tricky wafashe umwanzuro wo kuba umuraperi gute kandi tuzi ko ba Young Grace tutakiri kubabona mu kibuga ba Pasi we niki cyagutumye uba umuraperi mani ngenza nazanye mu nshyashya wazanye mu nshyashya hari kuba usiga gukoresha TikTok cyane wabonye hari ikintu biri kukongerera kuri fame yawe kuko binyorohera gusharinga track zanjye bikanyorohera kuba abantu bamenya vuba so it's kind of real support nshobora kwikorera nyine ni nk'ihe nuza post waba warakoze wibuka kuri TikTok yahise kuzanira abantu ukahita uvuga ati wow nakoze ikahita inzanira abantu benshi bayita Kane by Holix Kane ya Holix itunyirize batwumva akabora gato uri step na tera fuha kamufemba nabizicyuya gifu kubona kwisura nagari drip nako watsura marisharinga cheke divara generate isarangeze imbere mazogengi yawe y'amadebe umva ari tafuduze mu mene for real kumaji none se Holix mugeze muhura se mwarahoye niji yawe imishusho y'umunsi wa mbere uhura na Holix
ishusho ya mbere si twahuriye muri studio ya muri Trapish niho twahuriye turamenyana turi inshuti n'ibyo navuga Tricky bamwitege gute bamwitege Tricky duha ishusho ya Tricky uri imbere abantu benshi bagomba kwitega Tricky rero umuntu uri Tricky nk'izina ryanjye ntabwo babasha kumenya ibyanjye nyine bigiye kuza cyangwa se ibyo ngiye kubazanira kuko ni muvu nshyashya zitari nk'izi muvu mwamenyereye nyine zaba Young Grace ba Oda Pasi nabo ni abarigent ariko njye nazanye ubundi buryo bushyashya n'imikorere none se ni iki kintu ni iki kintu wabonye ba Grace baba bashobora kuba barazize tukaba tutakiri kubabona muri game ntabwo mvuga ko hari icyo bazize ahubwo wenda hari imyaka umuntu ageramo cyangwa se hari igihe kigera ukajya kwita kuri bizinesi yawe cyangwa se ku muryango urumva cyangwa se ukumva ko nyine sinzi ukuntu abisobanura agacamo tamoro kugira ngo usohore indirimbo nyine ukumva biba ari hasi nyine hanyuma Pasi we ubona ari iki cyatumye tutakimubona dusigaye tubona nawe yaribereye umuntu utanga ibiganiro Pasi waparakora Pasi arakora cyane umva afite na EP nimba nibeshye ese iyo urebye mu bakobwa bakora hip hop kubera iki wowe utegeze uhitamo umukobwa byibura ukora hip hop ugahitamo umuhungu nka Horix ntabwo nyine nuko abakobwa mu Rwanda ntabwo banguma cyane ntabwo bakumveka muzike ngiye nkora ntabwo ihwanye n'iy'ababera bo mu Rwanda bakora ntabwo ihwanye n'iy'ababera bakora mu Rwanda weho ni irihe tandukaniro uzanye muri music yo mu Rwanda gukora cyane gukora muri sisiteme nshyashya hari igihe wumva beat kumva ni beat ziri old ariko nawe uzikunda zikora gusa hari beat wumva ziri wiki nyine tu ikindi uburyo ndapamo biratandukanye cyane n'iby'abandi ndumva ari ibyo navuga naribi none se wenda Tricky abantu bazi kuri TikTok nasohora indirimbo ya mbere ari video cyangwa nasohora indirimbo ya mbere niyo yaba ari audio Tricky azakomeza gukora nuza tubona kuri TikTok cyangwa afite ikindi TikTok irananyinjiriza tu like ari abantu muri ama challenge bakampiye amafaranga so ntabwo nareka gukora challenge kuko nabyo biri mu bintu bimfasha cyane ibintu bigufasha cyane mu rugo babifata gute ntacyo bibatwara na mama wawe nta kintu bimutwara ku buryo ushobora ubona n'umwana wawe uzamubwira akabikora ntarebe nzamushyigikira kabisa hasi hejuru nawe abikore ibyo nakoze hari limite uba ufite kubera ababyeyi cyangwa se populasiyo nyine ariko njyewe umwana wanjye nzamushyigikira ku byo azakora byose uretse ibi nibyo nzamuzitira ariko nzamushyigikira umwana wawe azamushyigikira mbese Tricky ko ndeba like vibe zijya kuba nk'iz'amagi ubwo uri umusisita mwiza ubu nafite gahunda yo kuzashaka ufite boyfriend man ufite boyfriend wawe nimba uri kumwumva uzamubwira inyuma ya kamera ubu abahungu bari bafite gahunda yo kuza bahite iri gihe boyfriend mutandukana bitewe wenda n'imbogamizi runaka ariko mfite boyfriend ubu ngubu ufite boyfriend bizere ko boyfriend wawe nawe mu minsi mike uzamutwereka se cyangwa azaguma ari ibanga nzamubereka vuba ngaha nawe ni umuhanzi cyangwa se umuhanzi please winyigirire oya ndi kukubaza nuko oya wenda turashaka kumenya nimba ashobora kuzakwemera ko nawe ukora umuziki nimba ari umunyamuziki mugenzi wawe mico bimeze bite se Tricky turi gusoza ngira ngo wenda ugiri cy'abakobwa mutinya kubwira cy'abakobwa mutinya kuvuga mu izina aba boyfriend wanyu
cyangwa uri kugira ngo batagutereta ariko njyewe mfite boyfriend uri kugira ngo batagutereta ikiganiro aje mu kiganiro ikiganiro please oya nawe n'ubundi nawe hari ikibazo urose aragisoza What's popping, what's popping, what's popping, what's popping? uwo muntu twumvishe icyaza amwita ruga Luga boy. wagwana ruga Tricky ko kubonye agatangira kwisetsa I don't know why. ruga Tricky I nawe don't know why. Mama nyina bibonye kisetse. ago narakara tu ntago warakara ruganzu umufata gute Ruganzu ufata gute mu buhe buryo nyine wowe umufata gute mu buzima bwawe niransubirize oya ni ikibazo cyawe oya ni ikibazo cyawe niwe ruganzu umufata gute kuko uramubonye utangira kwisetsa dore na n'ubu uracyase reka Ruganzu ufata as my partner as my boyfriend tihita tubyizeye wari wabiduhishe ruga urabivuga iki bintu ntacyo nabivugaho nyine nonso ni ibintu bisanzwe tu ni ibintu bisanzwe waba urabizi ko abana bakwikundira oya nje mani umwana pretty girl, cute girl, man, yose ubona uri kubyumva bro. Akuruga vuga mu migani mba mu mirongo. Baro umuvuge mu mirongo. Mu mirongo. Ako sibwo biti. Kamba bariye. Oya none se Tricky basi we muvuge mu mirongo. Uyu mwana ararenze mbona ntacyo atwaye nukuri niyikoraho. Ankoraho nk'abidage ngumva ngenda arwaye nta nicyo nabaye. Afite ukuntu andeba umutima ugatera nikubaji yawe biramurenze biramurenze Tricky. Wow, this emotion ziraze gufata ongera isubiremo bawara ndebe basi ambasi kwaje uyu mwana ararenze mbona ntacyo atwaye nukuri niyikoraho ankoraho nk'abidage ngumva ngenda arwaye nta nicyo nabaye afite ukuntu andeba umutima ugatera shimeme ifila mbigiye afite ukuntu andeba umutima ugatera shimeme ifila mbi zahiga amadola sana yakoza bro yala Tricky biramurenze Tricky kandi oya inagara bako wala baba warebye guys murabizi yuko tuyita tubafatira bya byamamare bisohokana utwana bucece uyu ni Ruganzu ari kumwe na cya cyamamare Tricky Side Nyashi Side House Fit oya koma ariko nuko Tricky nta kintu afite cyo kunywa afite telefone Tricky ngo fanta ngo guys ngo kugira umukobwa umuha icyo kurya wamuha iPhone bamwita yewe na Afrique ndabafana cyane twe batwita Hassan True Star Afrique cool baddest Maniga Bush akurana ukuntu Jack asigaye yarabaye abahungu banjye sha cyarabyishe cyabari bazigiye byicaho gutya zabitara bwana wa baba tubigute se ndese se tsuga nawo cyabaye cyamikazi mukore subscribe kuri True Star TV show.